rwego rwo kugira ngo twagiye nizeye ko mumeze neza mukomeye mushima Imana. Umva umunsi ngiye gusonga ikintu cyitwa ubugari. Ngiye gucumba ubugari ariko ngomba kubanza koza icyombo agasonga. Mafanza koza icyo nsongesha ariko ngiye ngeza ntabwo nigeze mbona kimamisha. Siko nsigaye nigize nkaho nibagiwe Ikinyarwanda. Muri yangana n'amavuta bureba neza na bindi choice twajyanye n'uko kimeze. Iyo byandika babwira umuntu asoza ibintu uyitunganguragira bitonza cleaning nkurikisha ndakubwiza ukuri ntatari ntabwo ubuzima bwakoroshye nari maze gukora akajuice ka watermelon hano mubona ko bitoroshye babijagaraye ibintu umuntu akora rumwe ntabwo biba byoroshye. Itishu ngiye kuyikoresha hano kubera ko ndibuze kuza gukenera ko imfasha muri ubu buryo uro tugiye gusonga. Gusonga icyitwa ubugari dore agafu nsigaranye. Agafu nsigaranye akangaka kandi naryanye abatsinze buryame ntari ubugari. Ariko Imana imfashe iyi fu y'ubugari ntinsebye pe uhiremo. Ariko nari nakuyemo n'amazi by the way. Sumuramo bireba we. Nukuri sinzi rwo mubireba mwihanganira ubwo nyine iyo umuntu arimo arakora ikintu wenyine ntibiba byoroshye ariko ndagerageza mbereke dore bwari bwanjye. Dusonge sasa tunasonga bugari. Amazi abaye make ariko hano nari nabitsemo utundi banibikiye uri uzicungire. Wera uticungiye wakanura amaso. Mubwire mu bintu bya mbere byangoye gusonga ubugari nta mwuko. Gusonga ubugari nta mwuko nicyo kintu cyamvurnye hano. Twaragiye dushaka ikintu cyitwa umwuko turagishaka akibura. Kandi ubu nabwo navuze ko nasoje sinzi wari wicara wamara kwicara ugatomva mu mutwe ushaka kurya ikintu kandi ukumva ntiwaryama utakiriye neza. Mbura amahoro ndavuga iki kintu ndagiteka byanze bikunze ndabyuka nza guteka. Rero mwihangane ko murimo kubirebamo ngo murebe ko ndimo gusonga. Awish mwaba mubireba mukareba uko ubugari bumeze. Ariko reka mbere kwihangana rero byananiye kubereka ariko nyine icy'ingenzi niko mubizi. Ariko reka mbereke side ubugari kandi ni nakano konyine ubwo nasonze mutagira ngo nsonze kandi murabibona nabyara kayo nguko. Ubu ndahita nkurikizaho iki agasosi ko kurisha ubundi turye kweri bigenda bite. Ntabwo nabuno nabwibagirwa. Iwacu kera iyo abantu bakoraga ubugari bagiraga gutya ukagakuraho rwose ku buryo nta na kimwe kiri buze kuza gusigara ukagakuraho. Mugira ngo ubuzinsoje ndabusoje ngiye gushaka isahani yo gutereka. Ishaka agasahani ko guterekaho ubundi twakunda kera twajyaga twarura bimeze. Ariko ikibazo ko yakinari kinini nshobora gushya. Nshakega ahore nifashishe mu rwego rwo kugira ngo twagiye ubugari bukaba burarangiye. Abantu mwakundaga kino gikoko mwese ndabasuhuje. Nk'utwo tuboga turimo aho sadodo ndaje ngihere no uri byasare kumbere. Tuzemo amazi kugira ngo isafuriya itumbame. Mana mu bintu bya mbere bibaho
abagore tugira akazi kenshi abagore tugira imirimo n'indi mana yanjye none yo nta muntu ugufasha ufiteho urashaka iyo uragiye dodo urakoresha this urumva ngiye gushyushya utudodo twanjye ngiye nkunda dodo mu biryo byose nshobora kurya dodo baravuga ngo hari nk'abashuti banjye ambwira ibintu by'abagambwa cyakora pawe ntubaho ngo ntubaho atutubwira ibintu ujya urya tukicara tugaseka cyane dodo n'ubugari nkongera nkagafunga ngayo nguko rero iyi ni imboga ni za dodo nari maze gushyushya nkunda ntabwo ari dodo ni spinach hano nta dodo bagira mana yanjye amasaha yo kurya arageze ntangiye kuvugishwa utwo n'utunyama two ku ruhande nkunda inyama pe dore bwa bugari bwanjye rero nyuma y'ibyo byose buriya nurya uzananywe akanako kunywa ndenzaho ngayo nguko rero mwakoze mwe twabanye ndimo kwitekera akagari kanjye nkabucumba tukaba dusozanyije ndabakunda amahoro y'Imana bane namwe mbarubwa mbere y'abantu bibagirwe gukora subscribe ndabakunda cyane bye.